Murakoze, nitwa Mutangana Steven, umuyobozi w'ishami ry'umuco muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Nk'uko mumaze gusura abana n'urubyiruko bari hano kuri Stade Amahoro muri iki gihe cy'ibiruhuko, musanze bari mu bikorwa bitandukanye biganisha ku muco w'u Rwanda. Hari abo mwabonye biga imivugire inoze y'Ikinyarwanda, hanyuma bagira na gahunda zo kubyina. Mwabonye bari no mu byiciro, abahungu abakobwa, nanone bitewe n'imyaka. Iyi ni gahunda duhuriyeho na Minisiteri y'Urubyiruko n'izindi nzego zirimo Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco, Komisiyo y'Igihugu y'Itorero, n'izindi nzego zishinzwe mu by'ukuri ibikorwa by'umuryango. Birumvikana Minisiteri y'Umuryango no guteza imbere y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango n'izindi. Iki gikorwa rero cyatekerejwe mu rwego rwo gufasha abanyeshuri bari mu biruhuko. Nk'uko mwabibonye, intore mu biruhuko, yiswe intore mu biruhuko, tureba abana bari mu gihe cy'ibiruhuko, kuko ubusanzwe muri rusange usanga hari abana iyo bari mu biruhuko bagira ibibarangaza. Birumvikana hari n'ababa bari mu mirimo itandukanye yo gufasha ababyeyi, nicyo buri wese aba yifuza ko baruhuka bakagira ibyo bafatanya n'abandi mu muryango, ariko hagiye hagaragara ko hari n'ibishuko abana bagwamo cyangwa se ibindi bishobora kubarangaza, bigatuma ikigenderewe mu burere bwiza n'uburezi baba bahawe ku ishuri n'uko ababyeyi bakomeza kubitaho mu muryango, bya bibazo bishobora kubagusha mu zindi ngorane. Bituma rero ababyeyi, birumvikana n'ubuyobozi, haba mu nzego z'ibanze haba no mu nzego noneho zishinzwe urubyiruko, zishinzwe uburezi n'izishinzwe umuco, ari naho mu dusanzwe muri Minisiteri ifite umuco mu nshingano. Izo nzego zarebeye hamwe icyo kibazo, zisanga hakwiye gushyirwaho uburyo bwo kwita kuri abo bana mu gihe bari mu biruhuko, kandi ntibafatwe iminsi yose cyangwa amasaha yose y'ubuzima bwabo bari mu biruhuko, ariko bakibutswa, bagatozwa ibyiza biri mu myitwarire myiza, umuco w'u Rwanda. Hakanaziramo rero na gahunda z'igihugu basanzwe babona, ariko ku buryo ku kigero cyabo. Ibiganiro bitangwa bigenda bibafasha bitewe n'imyaka barimo, uko babyumva, kugira ngo bagire imyitwarire myiza, ariko bagire n'icyo basiga mu bandi aho bari mu baturage. Tuvuge nk'ubu, uretse hano kuri stade mu Basanze, hari abari mu tugari mu gihugu hose. Iyi gahunda irahari, aho usanga mu tugari abana bagira igihe cyo kuganira, bakagira umuco w'ubutore, ariko bakagira n'ibikorwa by'isuku aho imiryango yabo iherereye, ku buryo bagira n'uturimo tworoheje basiga mu gihe bazaba barangije ibiruhuko, barasubiye ku ishuri. Ibyo bikorwa bizaba byaragize icyo bifasha Abanyarwanda muri rusange.